Ntabwo abantu benshi nyine nabonye mwanditse amakomenti ngo iyi cano ngo yari nziza none igiye kuba mbi, ngo dada ntugatukane ngo twa dutangiye kugukunda ngo ariko twakwanze. Ikintu nagira ngo mbabwire cyatumye nyine nzinduka nkavuga okay reka nkore iki kiganiro, njye nashaka kubasaba imbabazi. By'umwihariko nyine abantu bari basanzwe bankunda batakifuza kumvuga nabi hano kuri kamera. Mbasabye imbabazi. Abo natutse bose, abo navuze nabi, abo nabwiye nabi, ubu ikintu ngiye gukora ni ukuzajya mbyirengagiza nkabirenza amaso. Uko mwankundaga ngo ni uko ngo navuze kuriya, ibyo byo nyine mbijeje ko bigiye guhinduka. Yego ntabwo nzongera n'ukuri kuza ngo ntukane. Ikindi ndumva ntaranatukanye nuko nashize isoni wenda nkavuga ko uzanuka nzamutuka cyangwa uzatuka mama nzamutuka. Rero mbasabye imbabazi mbikuye ku mutima, mukomeze munkunde, mukomeze mukunde channel yanyu. Iyi channel ya Mama Dada Official twese mukomeze mudukunde. Mbijeje ko ibintu bitazongera kubyumva pe. Kuko naraye umutima uhagaze mvuga ntumva butinze gucya. Numva nyine ewana ntazi ukuntu meze, numva meze nabi kuko nanjye nakoze ikosa cyangwa abantu bari kuntera icyizere nyine birambangamira, ndabyanga, mba numva ntari hamwe ntatuje. Kandi n'undi ntabafite nanjye ntabwo nabanza kwicara ahangaha nkumbwiye ko munsezereye mu nyanze, ntabwo nazongera kugaruka kuko n'undi gukorera abantu batakwiyumvamo batagukunda nyaka ko nta kintu byaba bimaze. So rero abantu mwese natengushye, abamama mwankundaga, abapapa mwankundaga, abakecuru, abakobwa, mwenda mukabazwa nuko natukanye, mumbabarire. Mbasabye imbabazi mbikuye ku mutima kandi ndazibasabye pe mubyumve nk'ukuri gusobanutse, bo ntazo mbasabye, ntabwo byo nabibabwira.